Ntuzigere yibagirwa Imana umunsi uzaba waramaze kubona ibyo wasengeye. Numara kubona ako kazi, numara kubona urwo rubyaro, numara kubona ako gaporomosiyo, icyo cyifuzo nyine uba ushyize imbere cyane, muri make kiza ku mwanya wa mbere mbere y'ibindi byifuzo byose. Icyo numara kukibona ntuzareke Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ariyo iguha imbaraga zikuronkesha ubutunzi. Abantu benshi turyoherwa n'ibyo Imana yaduhaye kubera ko imaze kudusubiza bisa nkaho nta bibazo tukirimo, muri make tukumva ko nta mpamvu yo kwigaruka imbere ihari. Ni nkaho muri make umaze kuvuga ati Imana maze kubona icyo nshaka, ubwo tuzabonana ubutaha, bye. Tekereza ubaye ufite inshuti ariko iyo nshuti yawe ikazajya iguhamagara gusa ari uko igiye kukwaka akarifiti cyangwa se wenda ishaka yuko uyiguriza udufaranga duke. Sinzi yuko nawe ibyo ngibyo ushobora kubyita umubano cyangwa se ubushuti. Imana yacu ni umubyeyi, kandi umubyeyi aba ashaka yuko umwana we bagomeza bakagirana umubano, bakaganira, bakavugana, bagahorana. Ese koko ni ngombwa yuko ukwiriye kuza imbere y'Imana gusa ari uko ufite icyo ukeneye? Noneho bikaba bikurushaho mu gihe uramutse kubona icyo ngicyo ukeneye ukahita uyisezera ukavuga ati tuzahuze ubutaha. Nakubwiye ngo nawe ari inshuti yawe bigukoze gutyo ntabwo wabyishimira. Abantu benshi bashaka iby'Imana ariko ntabwo bashaka Imana. Ntuzigere wibagirwa Imana, kuko Imana ntabwo yibagiwe kuguhereza umwuka uhumeka, ntabwo yibagiwe kuguha intoki ukoresha usikororinga, ntabwo yibagiwe kuguhereza kubyuka. Hari benshi batagejeje igihe bagihumeka, n'ibyo byose yabyibutse ikabiguha. Nawe ukwiriye kuyibuka ukayishimira iteka ryose, atari ukubera ko gusa ufite ukiyishaka. Iyo ufite Imana uba ufite byose. Shalom.